Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe uyu munsi, mbasuje aho muherereye hose, umugisha w'Imana abe ku buzima bwanyu, ndabizi ntimuhwema kubana natwe, ndabizi ntabwo mwahisemo nabi kubana natwe kuri Dufite Imana TV, Imana ibahe umugisha, Data wo mu ijuru abagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Hari ijambo dusanga mu bami ba mbere ibice ni 20 umurongo wa 22 haravuga ngo hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abayisiraheli aramubwira ati genda wikomeze witegure umenye uko uzabigenza kuko umwaka utaha umwami w'i Siriya azongera gutera. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Uyu Benihadadi umwami w'i Siriya yenderezaga Ahabu. Umunsi umwe ngo ateranya abagabo ngo ndetse ateranya abami ngo baravuga ngo igihe kirageze ngo dutere umwami Ahabu umwami w'Abisiraheli, ariko kuko Imana yari mu ruhande rwa Ahabu, Imana ishimwe, ntacyo byatanze. Haleluya. Ngo Uwiteka abwira Ahabu ngo aramubwira ati ntureba izo ngabo uburyo ngo uko zingana uburyo ari nyinshi. Imana ishimwe. Ngo arangije ngo aramubwira ngo humura witinya kuko njyewe Uwiteka ndazikugabije. Imana ishimwe. Uyu mwaka Imana igira ibyo ikugabiza ku buzima bwawe. Uyu mwaka Imana igire ibyo iguha ku buzima bwawe, iguha imbaraga zo kwikomeza kuri Kristo Yesu, iguha imbaraga zo kugira ibyo urwana nabyo kuko umwami waguteye Benihadadi na n'uyu munsi aracyagutera. Benihadadi ntabwo yigeze asinzira. Benihadadi haleluya. Benihadadi na n'uyu munsi aracyagambana. Benihadadi na n'uyu munsi aracyagutera. Reka nkubwire, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo hanyuma ngo umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisiraheli ariwe witwa Ahabu, ngo aramubwira ati genda wikomeze witegure umenye uko uzabigenza ngo kuko mu mwaka utaha, haleluya, ngo umwami w'i Siriya ngo azongera agutere. Yesu ashimwe. Reka nkubwire, ntabwo yigeze asinzira. Ibyo warwanaga nabyo mu mwaka 2025 n'umwaka 2026 nutikomeza nudasenga bizongera bikubeho, umwami azongera gutere. Imana ishimwe. Haleluya. Reka nkubwire, itegure, ikomeze. Imana ishimwe. Gira ibyo wanga, gira ibyo ureka kuko ngo umwami waguteye umwaka utaha ngo azongera gutere. Imana ishimwe. Haleluya. Birakwiriye ko witegura mu buryo bw'umwuka, birakwiriye ko witegura mu buryo mu buzima bwawe ukavuga ngo hari ibyambayeho umwaka washize wa 2025 ariko uyu mwaka wa 2026 ntabwo bizongera kumbaho. Nkwiriye kwitegura, nkwiriye gushaka ibikoresho byo kurwana n'umwami Benihadadi. Haleluya. Nta kundi kumurwanya ni ukumenya amayeri ye, ni ukumenya ibyo akoresha, ukamenya uburyo witwara, ukamenya uburyo urwana. Imana iri kukubwira ngo genda witegure, genda wikomeze. Imana ishimwe. Ikomeze kuri Kristo Yesu, itegure urwane intambara mu buryo bw'umwuka, nturwane mu buryo bw'umubiri. Ngo umwami Benihadadi ngo azongera gutere, azongera gutere mu kazi kawe, azongera gutere mu bana bawe. Ikomeze kuri Kristo Yesu. Haleluya. Kuko umwami Benihadadi ngo yongera yendereza Ahabu, ariko kuko Ahabu yari ari kumwe n'Imana yamubwiye ngo nubwo izo ngabo zireba ari nyinshi ngo ntacyo zizagutwara. Imana ishimwe. Nubwo ubona ibibazo ari byinshi, nubwo ubona intambara ari nyinshi, nubwo amukwa ari menshi, ntacyo azagutwara mu izina rya Yesu Kristo. Amen.